Ndongeye ndabasuhuje cyane mbahaye ikaze abakunzi bacu muherereye mukomeze mugira ibihe byiza cyane. Tugiye kuganira urukundo nyarwo, ibimenyetso 15 bishobora kwereka ko umuntu ukunda atari uwawe. Burya gukunda ni kimwe mu bintu bifata umwanya utari muto mu buzima bw'abantu, niyo mpamvu iyo bitagenze neza bishobora kwica ubuzima bw'umuntu mu buryo butaziguye. Ikibabaza kurusha ibindi ni ukuba mu rukundo ariko umuntu ukunda atari wowe cyangwa atagukunda nk'uko bikwiye. Mu gukora iyi nkuru rero twifashishije urubuga rwandika inkuru z'urukundo rwitwa Elecrema. Tubonamo bimwe mu bimenyetso bishobora kwerekana ko umuntu muri kumwe atari wowe cyangwa se atagukunda. Ikimenyetso cya mbere, hari ibintu byinshi adaha agaciro. Umuntu ugukunda by'ukuri aha agaciro buri kintu cyose cyerekeranye n'umubano wanyu, ashaka kukwereka gahunda ze nawe ukamwereka izawe mukungurana ibitekerezo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niba uwo mukundana atabashishikajwe no kwita ku mibanire yanyu, uwo si uwawe. Icya kabiri, ntakunda kugutega amatwi. Akenshi iyo wumva umuntu afite uwo bakundana aba yumva yamubwira ibintu byose bitandukanye, yaba bimushimisha cyangwa ibimubabaje. Niba uwo mukundana ataguha umwanya ngo akumve igihe ufite icyo ushaka kumubwira, uwo nawe n'abakwitayeho ku buryo wagira icyizere cy'uko ari uwawe. Icya gatatu, najya kugaragariza kuri uw'agaciro. Mu rukundo rwa nyarwo buri wese aba yumva atewe ishema n'uko uwo bakundana, ndetse aba yanamugaragariza kenshi ko ari uw'agaciro kenshi kuri we. Niba uwo mukundana agufata nk'umuntu usanzwe, akabona ntawe utandukaniye n'abandi bantu bose azi, uwo si uwawe rwose. Icya kane, ntabwo agaragaza ko agukeneye cyane. Umuntu ugukunda aragukumbura, akagukenera kenshi kurusha abandi bantu, akwisanzuraho, mbese ku buryo aba ari wa muntu nkenerwa buri munsi. Niba ubona ko kuba ahari cyangwa adahari byose ari kimwe, uwo muntu ntabwo aba agukunda rwose, byatuma ugira icyizere gihambaye ko ari uwawe. Icya gatanu, aba yumva ari wowe umukeneye cyane. Mu rukundo ni ugukenerana burya. Umuntu utekereza ko umubuze wasara cyangwa kumva ko ari wowe gusa uhora umukenera, ntabwo aba akwiriye gukundwa igihe afite iyo myumvire. Urukundo ni urw'abantu babiri rwose. Icya gatandatu, ni ahejo heza hazaza mwebwe mutekereza. Mu gihe uri gukundana n'umuntu ariko ukaba utajya utekereza kuri ejo hazaza n'uwo muntu, cyangwa nawe ubwe akaba atajya kuganiriza kuri ejo hazaza, uba uri guta igihe rwose, kuko urukundo rutagira ejo hazaza si urukundo nyarwo. Icya karindwi, arakubabaza ariko ukumva ni ibisanzwe. Kubabazanya mu rukundo bijya bibaho, ariko iyo umuntu akubabaza ukabona ntacyo bimubwiye, biba ari ikibazo gikomeye cyane rwose, cyagakwiye no gutuma utandukana n'uwo muntu byihuse. Icya munani, igihe cy'intonganya kiruta igihe cyo kumererwa neza. Abantu bakundana bagomba kuba bumvikana, nubwo gushwana bitabura, ariko hari igihe biba bikabije, ukabona igihe cyo gushwana kiba kinini kurusha ibihe byiza. Urukundo nk'uru ntirushobora kuramba rwose. Icya cyenda, nakubaha. Umuntu mukundana ariko ukabona ntabwo akubaha, biruta no kubireka kuko ntacyo biba bimaze. Icya cumi, igihe kiragera ukumva waribuze. Hari igihe kigera ufite umuntu mukundana ariko ukumva ntuzi ibyo urimo, mbese ukumva ntiwamenya icyo usobanurira abantu haramutse hagize ukubaza uko byihagazeho mu rukundo rwawe n'uwo muntu. Iyo ugeze aho wumva utamenya uko bihagaze, nta biba bihari rwose, uba ukwiye guhagarika gukomeza kwibeshya no kubeshya umutima wawe. Icya 11, nta bihe byiza mugirana. Abantu bamwe na bamwe bitwa ko bari mu rukundo ariko bakaba batajya banasohokana, batajya batembera, badashobora guhura ngo basangire cyangwa bagire umwanya wihariye ngo bagirane ibihe byiza. Mu gihe bimeze gutya rero, amahirwe y'uru rukundo rwose nta kuramba kwabo, ntago rwose biramba. 12, aguca inyuma kenshi. Kubabarira bibaho, ariko iyo bihora byisubiramo mu ikosa rikomeye nk'iri ryo guca inyuma, uba ukwiye gufata umwanzuro ukabivamo. Icya 13, nta mwanya wo gutekereza ahagira. Kuba umuntu mukundana ntibihagije, ahubwo niba ugukunda by'ukuri ashobora gukora ikintu kikugaragariza ko ahora agutekereza, akaba yakugurira ikintu runaka cyoroheje azikunda, cyangwa n'ibindi bigaragaza ko akwitegereza, atekereza ibyo ukunda. Icya 14, uba wumva wakwigirira utari we mu gihe uri kumwe n'uwo muntu. Umuntu muba muri kumwe ukumva wahindutse, ukumva hari ibintu mu buzima busanzwe wakora cyangwa wavuga, ariko muri icyo gihe ukaba utabikora. Haba hari impamvu ibitera, bishobora guterwa n'uko uwo muntu ubona atagukundira ukuri, cyangwa se ukaba ushaka kumera uko ashaka, ariko ibyiza ni ugukundana n'umuntu udatuma wumva ushaka kuba utari we. Icya 15 rero, najya agira amatsiko yo kumenya uko ubayeho n'ibindi byerekeranye n'ubuzima bwawe. Umuntu ugukunda aba afite amatsiko yo kumenya ibyo ukunda, ibyo wanga, uko
ukubayeho, umuryango wawe n'ibindi bitandukanye. Igihe ukundana n'umuntu rero ukabona ibyo byose ntacyo bimubwiye, haba hari ikibazo kuko biba bidasanzwe. Ngibyo rero ibimenyetso 15 bishobora kukwereka ko umuntu ukunda yaba atari uwawe rwose. Mugire ibihe byiza, ndagusaba kugira ngo kandi subscribe, uduhe like, share na comment. Mugire ibihe byiza cyane.